Muraho neza nshuti zanjye nongeye kubasuhuza mbifuriza amahoro y'Imana n'imigisha. Ni Arinsho ya TV show, maze iminsi ntaboneka, maze iminsi ntabaganiriza, ariko problem is not me, ni ukuvuga ngo maze iminsi ndwaye, no murabona ko ntameze neza, ariko ndashimira Imana ko uyu munsi mbonetse. So ni ukuvuga ngo rero mu by'ukuri nabasezeranyije ko nzajya mbabwira ku biganiro bijyanye n'ubuzima, umuryango ndetse n'imibanire myiza. Ibyo ngibyo murabizi, ndetse tukiyongeraho n'abana. Muri uyu munsi rero nari maze iminsi ndi kubategurira ikiganiro cyiza cyane, nzi ko muri bukunde muri benshi kandi muze kunkurikirana rwose, munyemerere mu cyumve cyose, hanyuma muze ku makomenti kugira ngo ndusheho kugenda nanjye ngira courage, ngira n'imbaraga zo gukora. Uyu munsi rero nzanye ikiganiro tuje kuvugaho impamvu abantu beza batajya bapfa kubona abakunzi beza. Hari igihe usanga umupapa ari umuntu mwiza cyangwa se umukobwa ari umuntu mwiza, ariko ugasanga rimwe na rimwe abaye aho ngaho pe, akajya avuga ati jyewe nabuze umukunzi. Mu by'ukuri ibyo bintu abantu benshi babyibazaho, ndetse dukunze kubona urwo rugero ku bakobwa. Abakobwa nibo bakunze guhura n'ikibazo kimeze gutyo, ugasanga umukobwa ni mwiza, arasa neza, yewe wagerageza no kuba wamubarizaho amakuru bakavuga ati uriya mwana ntacyo atwaye, ariko ugasanga ntabwo afite umukunzi. Ari n'uwo mperutse kubona kuri YouTube vuba aha ngaha ari kuvuga ati njyewe rwose ndagumiwe, nabuze umukunzi. So rero ni muri urwo rwego uyu munsi naje kugira ngo tubiganireho. Hari abakobwa beza cyane pe, bafite ubwenge, bafite indangagaciro, ariko ugasanga kubona abakunzi ba nyabo, abakunzi b'ukuri birabagora. Ushobora kuba wibaza uti se ibyo bintu biterwa n'iki? Reka tuganire kugira ngo tumenye impamvu zishobora kuba zibitera. Ntiwibagirwe gukora subscribe utarayikora, ndetse nawe wayikoze ukande like, ndetse usharing iki kiganiro, ndetse uze no ku makomenti, nta kibazo, birarushaho kunyubaka. Kandi nshimira abantu bose twatangiranye na n'ubu tukaba tukiri kumwe, muri ab'agaciro, Imana yo mu ijuru ibaho umugisha. Reka dutangirane rero n'impamvu zituma abantu beza badapfa kubona abakunzi beza. Impamvu zibitera ni nyinshi, ariko uyu munsi nahisemo 5 zonyine zishobora kuba zibitera, ndetse nawe niba hari iyindi ufite uzi kuyandika muri komenti kugira ngo turusheho kugenda tumenya byinshi. Impamvu ya mbere rero, abantu benshi bajya bakunda gufata aba bantu beza nk'aho batagira amahitamo. Abasore cyangwa se abagabo bibwira ko aba bakobwa cyangwa se aba bantu beza bitoroshye kuba wababona cyangwa se bitoroshye kubegera, bityo bigatuma abasore babatinya, bigatuma batabegera kugira ngo approachinge, babasabe urukundo. Vraiment ugasanga bitumye umuntu yiheza inyuma, bati uriya muntu mwiza kuri ya se, urumva ari we wenyine waba umubonye. So ibyo bikaguma biri aho ngaho gutyo gusa, nyamara washobora kumwaprochinga bikemera, ariko kubera ko ukuntu mubona nyine physically yiwe kavuga tereka ndabiretse. So ugasanga rero umuntu abuze amahirwe atyo. Ikindi kintu cya kabiri, kuba beza ntago bibaho ubusobanuro bw'uko ari abantu beza mu mibanire yabo. Kuvuga ngo hari igihe umuntu aba ari mwiza, ariko ugasanga kubana n'abandi bigoranye. Mu by'ukuri ibyo turabizi cyangwa se tujya tubibona, haba hari n'urugero uzi nawe wabitekerezaho. Kuvuga ngo umuntu mwiza gutya uko umureba ari mwiza, ntabwo bisobanuye yuko azi kubana neza. Kubana neza rero ni ibintu umuntu utapfa kubuzavinga inyuma ngo ubibone. Ubwiza ni ngombwa pe, kuba umuntu yaba mwiza ni ngombwa, twese twikora kugira ngo tube twiza, ariko imibanire ishingira ku myitwarire, communication ugira, itumanaho ugira, ndetse n'indangagaciro. Ibyo bintu nibyo bishingirwaho ku mibanire y'abantu babiri cyangwa se batatu. Bishingira cyane cyane kuri ibyo bintu bitatu: imibanire, communication ndetse n'indangagaciro. Ibyo bintu bitatu rero, hari igihe abantu beza bakunze kuba nyine bari kuri high status, nta kintu bashaka kwiteza muri make, ugasanga bibabujije amahirwe. Ikindi kintu cya gatatu rero, abantu beza bakunze gushyira ku rwego rwo hejuru ibintu bashaka, muri make kondisiyo. Hari kondisiyo bo biremera ubwabo, bakavuga ati jyewe ndashaka umuntu umeze gutya. Hari abakobwa beza bashaka umukunzi utagira inenge n'imwe,
rimwe na rimwe mbese akavuga ati bo ngewe ndashaka umuntu ufite amafaranga menshi, ufite inzu nziza, agenda mu modoka nziza, akaba afite akazi keza, mbese nta kosa na rimwe ashaka kumubonaho. Rero izo kondisiyo aba yarashyizeho, hakaba hari n'uwo yabona wenda ufitemo nkeya mu zo yasizeho ariko atujuje zose. Rimwe na rimwe rero ugasanga bimubujije amahirwe yo kuba yagira umukunzi, kubera ko kondisiyo yashyizeho zirenze, ziri hejuru nyine ku rwego rwo hejuru. Ni muri urwo rwego n'iyo hagize umuntu mwiza pe, uza umuntu ufite umutima mwiza umukeneye, muri make ashaka ko babana, akaza akamwaprocinga, bituma abura ayo mahirwe y'uwo muntu, kubera ko hari icyo wenda yabonye adafite. Ashobora kubuza kumusura nta modoka afite, cyangwa se atambaye neza, akaba ati uyu muntu nta kintu afite rwose, bikarangira gutyo kandi nyamara yari umuntu w'ingenzi. So ikindi kintu cya kane rero, kuba bahora birinda cyane, kuvuga ngo bahora bafite boundaries, bashyiraho boundaries zabo zibarengera. Muri make kwegerwa nyine bikaba ari by'abantu bakeya babegera, communication yabo ikaba ari nkeya, hari abantu bagomba kuvugana nabo batagomba kuvugana nabo. Se urumva rero ibyo bintu nabyo biri muri imwe mu mpamvu ituma bakunze kutabona abakunzi beza hakiri kare. Ikindi cya gatanu rero, abantu bamwe bajya bashaka abantu beza ariko bagamije kwishimisha. Akavuga ati uyu munsi ewana ndaryoshya yarakiriya cyane gisa kuri. So we yaza akaza yanamwiyemeyeho, rimwe na rimwe akaza yatiye imodoka, cyangwa se yambaye neza, cyangwa se afite ruku nyine ijyanye n'uko ubishaka. We nyamara ntabwo aje afite urukundo rwa nyarwo. Umuntu kuvuga ngo umukobwa mwiza wese aho ava akagera ashobora guhura n'abantu nk'abo ngabo, we akagira ngo ni abantu b'umumaro kuri we, kumbe ni abantu bashaka kwishimisha gusa, bikenereye imibonano se, bikeneye ko abantu bababona se bari kumwe nabo, bakeneye kubona ifoto yiwe nawe byonyine gusa. Akavuga ati ewana uyu munsi kiriya cyana kabisa ni ngewe uri bukivimvirane. So urumva rero ni iyindi mpamvu igituma abakobwa beza badakunze kubona abakunzi beza. Mu by'ukuri ubwiza n'impano, ariko umubano ushingira ku bintu bitatu nabivuze. Bishingira ku agaciro, kwiyemeza, ndetse no kumenya icyo ushaka. Niba uri mwiza ukaba waribajije ikibazo ukaba watekuse ko ndi mwiza, nkaba nzi ko wenda ngira n'imico myiza, n'iki gituma ntabona umukunzi ukuri. So impamvu ntabwo ari wowe, ahubwo tegereza igihe cya nacyo, umubano wa nyawo niwaza uzawubona, uzawumenya. Gusa izo kondisiyo mushyiraho hejuru mugerageze kugabanya, kubera ko uyu munsi ashobora kuba atazuzuje ariko ejo bikazakunda. Murakoze cyane rero, mukomeze mugubwe neza, ndetse mukomeze mukurikirana ibiganiro byanjye kuri Arisho ya TV show. Nimwibagirwe gukora subscribe, like, share and comment. Muze rwose kuzishyiraho, ndabikunda cyane iyo mubimbwiye, kubera ko bituma ndushaho kumva mfite courage. Murakoze cyane rero, ndabakunda. Ciao ciao, ibiganiro byanjye nakagaruka. Bye.